Ya nibuka kera nigeze narwara ikibyimba, nari mutoya nifite nk'imyaka nk'itandatu 7. Iwacu bajya guterekera iyo mana ya Ryangombe, baragenda baranyotsa, bamaze kunyotsa bafata ikibabi cy'umuko, bafata ya mashyira avuye mwa cya kibyimba bayashyira mu muko, bakajya bavuga ngo va ku muntu, bankozaho ikibabi, va ku muntu dore igiti. Niko no mu iyi minsi uzasanga hari abantu biyitirira amatorero cyangwa bakiyitirira Kristo, bakazana imyuka mibi. Uzababona no mu Rwanda barahageze, kumva ngo umuntu arasengera umuntu amurambikeho ikiganza, amutunga ikiganza gusa, namutunga ikiganza gwe hasi. Mwaramutse inshuti bakunzi, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kuba uyu munsi naramutse ndi muzima. Ku batanzi nitwa Turacyaraba Umukiza Innocent, nje ngo tuganire uyu munsi ku ijambo Imana. Reka twihuse tubanze dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Mika, ibice 4 n'umurongo wa 2. Igitabo cy'umuhanuzi Mika, ibice 4 n'umurongo wa 2. Haranditse ngo kandi amahanga menshi azahaguruka avuge ati, nimuze tuzamuke tujye ku musozi w'Uwiteka no ku rusengero rwe rw'Imana ya Yakobo, kandi izatuyobora inzira yayo tuzigenderemo, kuko i Siyoni ariho hazava amategeko, n'i Yerusalemu hazava ijambo ry'Uwiteka. Amen. Haleluya. Uyu munsi rero hari ijambo rimaze iminsi ricicikana. Nyakubahwa Perezida w'u Rwanda yavuze, Paul Kagame, avuga ko Imana yazanywe n'abazungu. Ese koko dutekereza ko ariko kuri Imana yazanywe n'abazungu? Yego, abazungu bazanye Imana, bigisha amategeko y'Imana, ariko abanyarwanda ubwabo bari bazi Imana, kuko tubona ibihamya byerekana ko Imana mbere na mbere abanyarwanda bayizeraga. Hari amazina bagiye bita agaragaza ko hariho Imana. Urugero, Habimana, 2 Hategekimana, 3 Sibomana, 4 Niyorugira, 5 Kizigenza. Ayo yose yari amazina asobanura ko hariho Imana bari bataramenya, ariko barayizeraga kwiriho. Imana abanyarwanda, Gihanga Ngomijana wahanze u Rwanda, tubona ko ngo ajya guhaguruka ajya gutera bwa mbere, yagiye kwa Ryangombe. Ryangombe uyu ajya kumugisha inama. Agiye kumugisha inama ngo aramubaza ngo mbese ntere? Aramubwira ngo genda, Imana igendane nawe. Agenda yizeye Imana ya Ryangombe kuko yari yamusabiye umugisha. Kandi koko Gihanga na Ryangombe ari mukuru kuruta Gihanga, kandi abakuru nibo basabira umugisha batoya. Bamusabira umugisha, aramubwira ngo genda ugendane n'Imana. Gihanga Ngomijana aratera bwa mbere, aho yagambiriye gutera arasohora. Agezeyo uko bamusezeranije, agezeyo arahafata, agaruka aje kubwira Ryangombe ati, hantu Imana yawe nagendanye nayo. 2 asubiramo ati, n'ubu ngiya. Aramubwira ngo gendana n'Imana.
iyo dukurikiranye amateka cyangwa nanjye ningerekana itangaho urugero, nakuze hari ibintu mbona. Abanyarwanda mbere bavugaga Imana uburyo butandukanye. Hari Nyabingi, iyo yari Imana, baranayizeraga, bagafata n'amaturo bakura. Hari Ryangombe, abantu barabandwaga bakabandwa bakoresha iyo Mana ya Ryangombe. Reka ndasobanure kuri Ryangombe ho gatoya. Ryangombe uyu bigaragara ko hari Imana yaraza ariko abantu batari bazi. Apfa atari yayimenyesha abantu kuko umwuka wera wari utari wamugeraho. Amaze gupfa abantu basigarana icyizere cya Ryangombe. Basigaranye icyizere cya Ryangombe bakajya bavuga ko bashaka Imana ya Ryangombe. Bituma abantu bamwe bahaguruka baza biyitira ko ari bo bafite Imana ya Ryangombe. Bazana kubandwa, bazana guterekera, ariko nta hantu na hamwe tubona Ryangombe yaba yarigeze aterekera cyangwa aragusa, kuko ntibyigeze bimubaho. Kuko iyo yagusabiraga umugisha ngo yarakubwira ngo ugendane n'Imana. Kandi mu muco nyarwanda umuntu wese iyo agusuye akakubwira ikibazo uramubwira ngo ugendane n'Imana. Bituma abantu rero biyitirira. Niko no mu iyi minsi uzasanga hari abantu biyitirira amatorero cyangwa bakiyitirira Kristo, bakazana imyuka mibi. Uzababona no mu Rwanda barahageze, kumva ngo umuntu arasengera umuntu amurambikeho ikiganza, amutunga ikiganza gusa, namutunga ikiganza gwe hasi. Uwo si umwuka wera, iyo ni imyuka mibi. Na Ryangombe byatumye abantu bamwe na bamwe bishakiraga indamu, bazana ibyo kubandwa no guterekera. Njya nibuka kera nigeze narwara ikibyimba, nari mutoya nafite nk'imyaka 6-7. Iwacu bajya guterekera iyo Mana ya Ryangombe. Baragenda baranyotsa, bamaze kunyotsa bafata ikibabi cy'umuko, bafata ya mashyira avuye mwa cya kibyimba bayashyira mu muko, bakajya bavuga ngo va ku muntu, bankozaho ikibabi, va ku muntu dore igiti, va ku muntu dore igiti, va ku muntu. Bari kwirukana ikibyimba kandi bamaze kucyotsa. Kandi murabizi mu by'ukuri ikibyimba cyose niyo wagikanda ugakuramo nyirambwa kirakira. Ariko bitewe n'imyizerere yabo, bari bazi ko twari twagiyeho azi kubandwa no guterekera, bemeza ko ari uburozi bari bandoze kandi cyari ikibyimba. Va ku muntu dore igiti. Bituma ndabyibuka icyo gihe data yajyanye ihene twari dufite, arayimuha. Hari abantu bari baragiye biyitira Ryangombe, bituma bazanamo imyuka mibi. Ariko nta na hamwe tubona Ryangombe yigeze akoresha uburagu cyangwa ubupfumu. Hariho Imana ya Nyabingi, hakabaho Imana y'Abarangi. Abavubaho Abarangi baranabazi, na Nyabingi abatuye muri za Butaro, za Burera barazizi cyane. Izo zari Imana. Hakabaho n'abandi bantu batari bazwi, abo bitaga ngo batera inzuzi, abatezi b'inzuzi. Ntabwo umutezi w'inzuzi uyu munsi nta muntu wahagarara ngo ambwire ngo umuntu utera inzuzi cyangwa wateraga inzuzi icyo gihe yakoreraga iyihe Mana. Iyo rero aba batezi b'inzuzi bakoreraga batazi, ahubwo
ahubwo niyo abazungu baje kutumenyesha, kuko wajyaga ku mutezi w'inzuzi ntiyuzure umwuka wera, akakureba akakwitegereza, yamara kukwitegereza akakureba mu maso akakurondora. Nta nyabingi afite, nta barangi afite, nta na ryangombe ry'ababinga afite, ariko yarakurondoraga. Reka mbahe urugero, njyewe nigeze najya ahantu ku mutezi w'inzuzi, ngezeyo yari umukecuru, yari atuye ahantu hitwa mu Rwankeri. Ngezeyo nagendanye n'abantu nka babiri, turagenda, tugezeyo atujyana mu nzu yari afite. Iyo nzu yari afite, murabizi kera ko bubakaga ibigonyi, atwicaza mu kigonyi, azana imisambi. Mikeka yari itari yaza n'ikoranabuhanga ry'ubu ngubu, atwicazaho ku misambi, turicara, dukuramo inkweto, turarambya. Nawe araza aricara, aratubwira ati rero mwabana mwe muje kweza inzuzi? Turikiriza ngo yego. Aratubwira ati ngiye sindagura, ariko inzuzi zo ndazibaterera. Yazanye urwuho arushyiramo amazi, arangije ayahuhamo. Amaze kuyahuhamo, arondorera buri muntu ibye. Aramubwira ati twari abantu bagera nko muri batatu. Arambwira ati wa mwana we, weho ndabona uvuye aha ugiye aha, ugiye muri Kongo, ugarutse neza, ugeze mu Rwanda, ugiye konka amahanga. Nari ndi kumwe n'undi witwaga Ngirunkunda. Leta Ngirunkunda yarapfuye. Aramubwira ati weho ndabona uvuye aha ugiye muri Kongo, ariko ntugarutse. Ari gutera inzuzi. Icyambere atubwiye ngo sindagura, niryo jambo rya mbere yatubwiye, ariko ndabaterera, ndababariza Imana. Ibyo byerekana ko abanyarwanda bari bariho bazi Imana, ariko batarasobanukirwa Imana nyakuri. Bari bazi kwiriwe, yewe rimwe na rimwe ikabagenderera, ikabageraho. Nk'uko ugiye muri Yoweri 3:1 haravuga ngo mu minsi y'imperuka nzasuka abantu banjyeho umwuka. Abantu bari batari basobanukirwa ngo mbese ni ibiki bidukoreramo, nuwe mwuka udukoreramo. Abazungu rero baza baje kwerekana uwo mwuka ukorera mu bantu. Iyo batagiye mu kuraguza, iyo batagiye mu guterekera, iyo batagiye mu kubandwa, iyo batagiye kwambaza nyabingi, baza berekana Imana ya Kanyarwanda. Nubwo uyu munsi tuzi ko ari Imana ya Isiraheli, nzabasobanurira igituma Imana bakunda kuyitira ngo ni Imana ya Isiraheli, ariko ni Imana y'abatuye isi bose. Nzabasobanurira iyo mpamvu. Dukoreshe Bibiliya cyangwa turebe se Imana rurema ikomoka he, ninde wayizanye, ninde watangiye kuyimenyesha abantu. Abanyarwanda bari bazi Imana, ahubwo icyo batari bazi, batari bagasobanukiwe, ni amategeko y'iby'Imana ishaka, ni amateka y'iby'Imana ishaka. Ariko nubwo batari babisobanukiwe, ngiye kubaha utuntu tumwe bakoraga
tujyanye n'amategeko, tujyanye n'amategeko y'Uwiteka Imana Nyiringabo. Urugero, tubona ko kera nk'iyo umukobwa yakoraga icyaha cyo gusambana mu Rwanda baramurohaga, yasambanye gusa bakamuroha. Bakamufata, bamara kumufata bakamuroha, uwo akagenda agapfa bikarangira, akaribwa n'ingona n'ibindi byose. Ayo yari amategeko y'Abanyarwanda. Ariko iyo ugiye muri Bibiliya usanga ari we na rya tegeko rivuga ngo ntugasambane. Ikindi, Abanyarwanda bari bazi Imana nubwo batari bagasobanukiwe amategeko n'amateka y'Imana. Reka ngumbaho urugero kamere ku bantu baterekeraga cyangwa baraguzaga nyabingi. Ugiye kuraguza nyabingi hari ibintu ugomba kubanza kwirinda. Icya mbere, ntiwajya kuraguza utajyanye ituro. Kirazira ntiwajya kuraguza na rimwe nyabingi utajyanye ituro. Byanga bikunda ugomba kubanza gufata ituro ukagenda uryitwaje. Ndibuka twa duturanye n'umugabo witwaga Gacandaga, wari ufite nyabingi, yajyaga zitwara abantu bajyaga bagiwe. Twe dutuye ku muhanda, abajyaga iwe bose bacaga imbere y'iwacu. Ugasanga umuntu yafashe isake nziza iruta izindi mu masake ye akayishyira Gacandaga. Ugasanga umuntu yafashe bya bishyimbo byiza bikeraho bwa mbere y'uko abiryaho, agafata ituro akarishyira nde? Gacandaga. Akajya kwa Gacandaga, yamara kugera kwa Gacandaga akamuzanira ayo maturo. Bagiye kuraguza iki? Nyabingi. Mu myizerere y'abo bantu bari bizeraga ko Imana ya Gacandaga ifite ubushobozi bwo kubatabara. Ariko reka mbabwire, hari ibintu nagiye mbona bitabonetsemo ubutabazi mu myaka narindiho. Abantu baraguje kwa Gacandaga usibye uwakijijwe akemera Kristo nk'umwami n'umukiza. Kugeza uyu munsi nibo bantu babayeho mu buzima bubi, nta terambere. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri kigeretseho, niba abantu babyara abana bagakurira iyo muri bwa mayibobo, ubuzererezi, ubusambanyi. Kubera iki? Bafite umwuka mubi ukomoka kuri nyabingi zo kwa Gacandaga. Bituma abana babyaye n'urubyaro rwabo rukururwa na wa muvumo bavumwe, bagakura mu ubwo buzima. Abazungu rero baje bamenyesha Abanyarwanda ko hariho Imana ikwiriye gusengwa y'ukuri. Ikindi, ntabwo Abanyarwanda bari bazi Kristo ngo ni iki, ahubwo abazungu baje kumenyesha utanga ubugingo. Kuko Imana nyakuri yari iy'Abisirayeli, niko abantu n'abanyamahanga n'abatuye isi bose niko bizeraga. Kandi kwari ko kuri, kuko niba Imana yavugishaga. Ariko ko tugeze mu minsi y'imperuka, ibyanditswe byera bikwiriye gusohora, ko ubutumwa bwiza buzakwira isi yose.
byatumye abazungu baza mu uwo muryo w'uko ubutumwa bwiza buzakwira isi yose, baza kwamamaza ubutumwa bwiza mu Rwanda, bamenyesha n'abantu Yesu Kristo. Ariko abanyarwanda bari bazi iki? Imana. Kuko bitaga amazina agaragaza yuko hariho Imana. Icyo cyari icyambe, bitaga amazina agaragaza ko hariho iki? Imana. Imana rero mu banyarwanda yahozeho, kandi yahoze ari Imana, yahoranye ubumana bwayo. Ariko uyu munsi twamenye icyo tutari twaragasobanukiwe, aricyo bita Yesu Kristo. Ari uruhura, ari utanga ubugingo, ari utanga umunezero, ari utanga ibyishimo, ari utanga amahoro. Kadusenga Imana. Sobanukirwa iki? Ese Imana yazanywe ite mu Rwanda? Sobanukirwa n'aka kantu. Uwiteka Mana Nyiringabo, niweho Mana y'ukuri n'ubugingo, wihishurire buri muntu wese akumenye yuko ari we Mana y'ukuri n'ubugingo, mu izina rya Yesu. Amen.